bafite ibikorwa byiza byo kwita ku bantu ariko ntibakijijwe. Ashobora kukugaragariza urukundo ariko adakijijwe. Ariko ndakubwira ngo umunsi umwe azahinduka kuko nanone kuko adakijijwe. Intambwe ya mbere ni ugukizwa. Aha, murakoze cyane. Turi ku gice cyiza cyane kitubwira ku ntambwe ya gatandatu. Intambwe ya gatandatu tubwira ngo kumenya neza ko kwangwa n'abantu, abantu bakakwanga, ari wo mugisha wawe. Ni ukuri w'ejo hazaza kandi ugakomeza gukora neza. Twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Turabakunda. Ni inshuti yanyu Pastor Bimenyimana Anthony. Mumenyereye kuri Apologetics TV7 cyangwa se Apologetics TV7. Mwarakoze cyane kandi tubashimira kudushigikira kwanyu. Dusukije mwese muri mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze y'u Rwanda, mu bindi bihugu, byaba ibihugu by'inshuti bitwegereye by'abavandimwe, ndetse na kure y'igihugu cyacu ku yindi migabane. Namwe turabasukije mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahe umugisha. Turabakunda kandi turabishimira igihe cyose. Iyo turi kumwe namwe twumva ari umunezero, twumva rwose ari umugisha ukomeye cyane kubana namwe. Uyu munsi rero tugarutse ku jambo ry'Imana. Turarikunda kandi namwe mujya mutwandikira, ari abaciye ahagaragara, ari abaciye mu gikari. Mwese mwagiye mutubwira ko mudukunda, mugakunda ijambo ry'Imana, mugakunda ibiganiro byacu. Mwarakoze cyane, turabazirikana. Reka dusenge Imana. Dusenge Imana kandi twizeye ko Imana ikomeye cyane, ari Imana y'inyembaraga. Kadusenge. Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Shimwe ko waturemye, waraduhanze, kandi ushimwe kuri kumwe natwe. Oh haleluya, kuri Imana igira neza. Turaguhimbaje kuko ukomeje kurinda abana bawe, ukomeje kurinda abanyarwanda, ukomeje kurinda abanyamahanga, ukomeje kurinda abatuye isi yose, ukaturinda imigambi y'umwanzi, ukaturinda ibigeragezo bya Satani n'abadayimoni, ukaturinda abagambanyi, ukaduha umutekano. Habwa icyubahiro. Oh haleluya, uri mwiza, urakomeye cyane. Tweretse uyu mwanya, uyu munsi, tukweretse muri iki gihe turimo, tugiye kumva ijambo ryawe, tugiye kuganira n'abatwumva, tugiye kuganira n'abaturora, tugiye kuganira n'abadukurikira. Twese duhana umugisha hamwe. Habwa icyubahiro kuri mwiza, habwa icyubahiro kuzongera kutugira neza, habwa icyubahiro kutazaturekura, udufate udukomeze mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka rero tudatinze tuganire ku jambo ry'Imana. Turaza gusoma ijambo ry'Imana ryanditswe mu gitabo cy'Itangiriro. Nicyo gitabo gitangira Bibiliya. Igitabo cy'Itangiriro ni kimwe mu bitabo Mose yanditse, kiri mu bitabo 5 Mose yanditse, ibitabo by'amategeko, ibitabo bya Mose. Nicyo gitabo gitangira, kigaragaramo itangiriro ry'ikintu cyose kibaho mu isi no mu ijuru. Itangira ibice 50, turahera ku murongo wa 15 turageza ku murongo wa 21. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Haravuga ngo, bene se wa Yosefu babonye ko se yapfuye, baravugana bati, ahari Yosefu, baravugana bati, ahari Yosefu azatwanga, atwiture rwose nabi twamugiriye. Batuma kuri Yosefu bati, so atarapfa yaradutegetse ati, muzabwire Yosefu ibi. Arakwinginze, babarira bene so igicumuro cyabo n'icyaha cyabo, kuko
ko bakugiriye nabi, none turakwinginze babarira abagaragu b'Imana ya so igicumuro cyabo. Yozefu babimubwiye ararira, ndetse bene se baragenda bamwikubita imbere, baramubwira bati, dore turi abagaragu bawe. Yozefu arababwira ati, mwitinya, mbese ndi mu cyimbo cy'Imana? Ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubizanisha ibyiza kugira ngo isohoze ibi biriho none, ikiza abantu benshi urupfu. None mwe gutinya, nzajya mbagaburira n'abana banyu bato. Arabahumuriza ababwira neza. Haleluya. Iri ni ijambo ry'Imana tugiye kuganira kuri uyu mwanya, kandi ni ijambo ryiza cyane. Turagana ku magambo ya Yozefu na bene se n'imirimo yakoraga hariya muri kiriya gihugu. Ni amateka atoroshe agenda yisubiramo agaruka. Reka tuganire ku jambo rivuga ngo umukristo w'ibihe byose, umukristo utajegajega iminsi yose, umukristo udahindagurika. Kwitwa umukristo w'ibihe byose, kuba umukristo w'ibihe byose. Isi ifite abakristo benshi ariko bahindagurika, batazi aho bava, batazi n'aho bajya, batazi n'aho bahagaze uyu munsi wa none. Imana iduhamagarira kuba abakristo beza ibihe byose, badakangwa n'iminsi, badakangwa n'ibihe, badahindagurika. Mu Rwanda twagize abakristo bahindagurika inshuro nyinshi. Ku isi tujya tugira abakristo bahindagurika iminsi itandukanye, biterwa n'igihe barimo. Kanze kubaha urugero rw'uburyo bamwe mu banyarwanda b'abakristo bagiye bahindagurika. Ndabaha urugero mu buryo butatu. Mu 1994, igihe u Rwanda rwahuraga n'amahano na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, twari dufite ikigero cy'abakristo benshi, ndetse abashakashatsi batwemeza ko 95% bari abakristo. Ibyo bivuga ngo jenoside yakorewe abatutsi abayikoze benshi bitwaga abakristo, abishe bagenzi babo bitwaga abakristo. Kuhabonetsemo n'abihaye Imana, nabo bagaragaye mu bwicanyi. Icyo rero navuga ngo igihe cya mbere kigaragaza guhindagurika kw'ubukristo mu Rwanda bwatangiye kugaragara icyo gihe. Abantu barahindaguritse bakihakana ubukristo. Uwo wari uzi ko ari mushiki wawe muri Kristo ukavuga uti simuzi. Uwo wari uzi ko ari umubyeyi wawe ati simuzi. Uwo wari uzi ko ari umuyobozi wawe ati simuzi. Uwo wari uzi ko mubana akavuga ati bose nigeze kumumenya. Abantu benshi bihakanye bagenzi babo. Mu gihe cya COVID 2020, abakristo benshi bihakanye Imana babivuyemo, kuko icyo gihe hari guma mu rugo, abantu batabona aho kujya gusengera. Bakoze ibyangwa n'amaso y'Uwiteka benshi cyane.
harya mu ngo habaga noneho bibereye itoro ritari kubareba, abayobozi baba batabareba, bakoze ibyangwa n'Uwiteka byinshi cyane, bimwe biteye n'isoni kubivuga. Nanone ubwo ni uburyo bwa kabiri nagiye mbona abantu bahindagurika muri iki gihe cy'ifungwa ry'insengero muri uyu mwaka 2024. Insengero zifungwa kuri babandi bitwa abakristo bumvishe ko ubuzima buhagaze, babonye za zindi zubatswe n'abantu zifunzwe, bibwira ko na za zindi z'umutima zafunzwe. Abenshi bamaze kwihakana Imana muri ibi bihe, ntibashaka no kumva Imana, bazi ko Imana yabataye, bazi ko Imana yabaretse. Yugiye muri statistique z'ibyaha biriho muri ibi bihe, usanga abakristo benshi bijanitse mu byaha. Abenshi bari kwiyahura, kandi bagiye mu biyobyabwenge, kandi bagiye mu byaha by'ubusambanyi, bujura, kandi babaye abagambanyi. No guhindagurika. Abambaye umubiri benshi barahinduka, bagahindagurika. Reka kumubwira ngo Imana ntigihinduka. Uko yari ejo niko iri n'uyu munsi, niko izabiri n'ejo. Cyo dushimira Imana ko Imana yacu idahinduka. Irahamagarira buri wese kudahindagurika. Niba warizeye, niba warakiriye Yesu umwami n'umukiza wawe, hagarara kigabo, hagarara mu kwizera. Imana izabigufashirizamo. Imana kandi iragukunda, iracyaguhamagarana n'uyu munsi wa none kuba umukristo udahindagurika, umukristo udahindurwa n'iminsi, udahindurwa n'ibigeragezo, udahindurwa n'ibisubizo yabonye, udahindurwa n'umugisha. Hari benshi bahindurwa n'imigisha babonye, yawe yabonye imigisha akishyira hejuru. Aha rero niho tugiye kurebera inkuru ya Yozefu, tugiye kumwigiraho. Yozefu mwene Yakobo, ko Yakobo yari afite abana 12 bavuyemo imiryango 12 ya Isirayeli. Yakobo n'umwe mu bana ba Yozefu, n'umwe mu bana ba Yakobo, kandi wakundwaga na se cyane, wari ufite igikundiro. Icyo gikundiro ababyeyi bari baramushizeho cyatumije bene se bamugirira ishyari, baramugambanira, bashaka kumwicisha biranga, kuko bigeze no kumuta mu rwobo. Umwe muri batire ariko umuntu wamugurisha. Aba bagabo baza kugura abacakara, baza kugura baza kujyana abaretwa, yenda bazamukoresheje, baramugurisha, ariko babesha se ngo yarapfuye. Niko bigenda muri iyi si, batugambanira. Imana iduha umugisha. Ntugakangwe n'abakugambanira, n'abagucira urwo gupfa. Si bo Mana yawe, si bo bakuremye. Uzabaho uko Imana ishaka kubaho, ntabwo uzabaho uko abantu bashaka ko ubaho. Turiho kuko Imana ibishaka, yashizeho akadomo ko tubaho, yamaze kwemeza ko tubaho. Ntugatinye rero, Imana iri kumwe nawe. Ntukigatinye. Niba ufite Imana yavuganye nawe, izaguha umugisha wo kubaho. Uyu ni umugisha wa mbere Imana yaduhaye, kandi tugomba kwishimira. Yozefu rero turi kuvuga, igihe yatumwaga na se kugemurira bene se bashatse kumwica, umwe muri bo atanga igitekerezo cyo kumugurisha, aragurishwa. Aho yageze kwa Potifa, wari mu rugo rw'umwami, yarageze mu gihe cyo bw'umwe mu bakuru ibwami, umusirikare mukuru. Yarageze igihe cyo kuruhuka kugira ngo ka kababaro yagize akaruhuke.
mbere yari yahuye n'ikigeragezo cyo kwangwa na bene se, ariko akomeza gukiranuka. None ageze kwa Potifa mu bisubizo, aho naho yakagombye kudamarara, ariko ntiyadamaraye, ahubwo yakomeje gukiranuka. Mu nzu ya Yosefu yari yamuhaye byose, mu nzu ya Potifa yari yahawe byose, ariko aza guhura n'ikigeragezo cy'umugore wa Potifa, umugore w'umutegetsi. Twavuze ko Yosefu yari afite ubwiza. Hari igihe ugira ubwiza bukakubera ikigeragezo, naho ubwiza bwe bwamubera ikigeragezo kuko umugore w'umuyobozi yashatse kuryamana nawe. Yosefu aravuga ati reka da, sinshobora kwihakana Imana ya data, kwihakana Imana ya sogokuru, kuva ku Mana yanjye, Imana yo mu ijuru rurema. Ariko umugore kuko yari yuzuyemo amadayimoni, yuzuyemo imyuka mibi, arahata, ashaka kumufata ku ngufu. Yosefu ariruka. Reka nkubwire ngo ntugakine n'icyaha. Nubona byanze ujye wiruka, ujye ushyiramo imbaraga z'umubiri ugende, kuko hari icyo utagomba guhatira kurwana n'icyaha iruhande ukisira. Reka da, Yosefu yaza guhata ati ndishoboye ntiruke, byashobora ko yagomba kuba mu cyaha, ariruka. Igihe Potifa yazaga, umugore yamubwiye ko Yosefu yashatse kumufata ku ngufu. Potifa yashatse nayo kwica Yosefu, ariko kuko yari mu mwuka w'Imana ntiyamwica, ahubwo ajya kumufungisha. Yosefu arafungwa. Urumva ko naho yongeye kugera mu bigeragezo. Mu nzu y'imbohe naho ijambo ry'Imana ritubwira ko Yosefu yakomeje gukiranuka. Yosefu yakomeje gukiranuka, yakomeje kuba umukristo. Imana iduhamagarira gukomeza kuba abakristo. Yaravuye mu bisubizo, asubiye mu bibazo. Kuva mu bibazo ujya mu bisubizo, mu bibazo ugakiranuka, mu bisubizo ugakiranuka, ugasubira mu bibazo ugakiranuka, ugasubira mu... Nuko ubuzima bw'umukristo bwuzuyemo ibibazo gusa. Kandi ibibazo si bibi, biterwa n'uko umuntu abyitwayemo. Iyo dushaka umugisha, tujye twitegura ko tuzawubona, kuko Imana yadusezeranije. Ariko utazaza gutyo ngo uvuye mu ijuru urakumanukiye. Reka da, uzanyura mu byo ucamo. Burya ibyo ucamo ni inzira yo kukwinjiza mu mugisha, mu bisubizo, kuko wasabye Imana kwiguha umugisha. Oh, hallelujah. Ndashima Imana cyane. Ibyo tunyuramo ni inzira yo kugera ku bisubizo Imana ishaka kuduha. Yosefu mu nzu y'imbohe arakiranuka, ntiyigeze ava ku Mana. Yakomeje kuvugana n'Imana, yakomeje gusenga, avugana n'Imana. Biza kugera ibwami habaye ikibazo, basanga nta wundi wagikemura uretse umugabo wita Yosefu utarigeze ahindagurika, wa wundi wasengaga. Bamwakura ibwami gusobanura inzozi. Nyuma yaho rero Yosefu, aho niho yakuye umugisha, kuko yashoboye gusobanura iby'Imana yamuhishuriye. Hari abantu benshi bafite amahishurirwa menshi, bafite ubuhanuzi bwinshi, ariko batabusobanura uko Imana yabutumye. Bakabusobanura mu byifuzo byabo, bakabusobanura uko bo bashaka ko bibwira. Imana yashaka ngo niba ari ubuhanuzi yaguhaye, ubutanga uko Imana yabuguhaye. Gushiramo amayeri menshi, gushiramo ubwenge bwinshi, gushiramo ibyifuzo byawe, uzabona ishami. Ijambo ry'Imana turivuga ukoresha. Ijambo ry'Imana turivuga uko riri. Imana izaruduhera umugisha. Abantu benshi bifuza kugira ngo bayobore ijambo ry'Imana, wowe uvuge ryo rikore. Reka da, reka ijambo ry'Imana ryo ribe hano mu bwonko, riyobora ibyifuzo byawe byose, riyobora ibitekerezo byawe byose, ibyo ukora byose.
ntabwo ari ugomba kubwira ijambo ry'Imana utegeka ibyo rigomba reka da. Imana itubabarire kandi tugirire neza. Aha rero niho Yosefu yatabariwe bivuye mu bibazo, ava muri gereza ajya kwicara ku ntebe y'ibwami, ajya kuba umwe mu bakomeye ibwami, ajya ndetse aba umutegetsi usumba wa wundi wamukoreshaga, aza kuba bosi wa wa wundi wamufungishije. Ijambo ry'Imana ritubwira ko Yosefu yakomeje kumugirira neza, ntabwo yabikaga inzika, ntabwo yitaga ku byo abantu bamukoreye. Aho rero bene si wabo bahaje kuba inzara iteye ubwoba, inzara nyanzara, nabo baza muri icyo gihugu, baza gushaka ubuzima, baje gufunguza, baje gushaka ibyo kurya. Bazaze guhura na Yosefu rero kandi ntibigeze babimenya, bakiza ntibigeze babimenya. Yosefu yaje kubahishurira nyuma. Yosefu abagirira neza, ni inkuru ndende, abagirira neza, agera aho abihishurira, ndetse banatura muri icyo gihugu, arabagaburira, bakiza inzara bene wabo bari barahuye n'inzara iteye ubwoba. Icyo ni cyo Imana iduhamagarira, kugira neza batugiriye nabi. Ari benshi muri iki gihe yavuga ati abantu banyanze, batumije mfungwa, batumije ngira gute, reka nanjye nzabafungisha. Yosefu siko yabitekereje. Yosefu yaravuze ati aba bantu nabo kugirirwa neza, bakarindwa kwicwa n'inzara, bakarindwa icyatuma batabona umutekano, bakarindwa ibibazo ibyo ari byo byose, bakagirirwa neza, kuko ndabizi neza, nsobanukiwe neza ko umugisha mfite uyu munsi wa none, intebe nicayemo uyu munsi wa none, nuko byanyuze mu bibazo. Iyo bataza kunyanga ngo bangirire nabi, ntabwo mba ndi hano. Bene data, nusubiza amaso inyuma, uzasanga umugisha ufite ukomoka ku bakugiriye nabi, ukomoka mu bibazo wanyuzemo. Witinya rero kunyura mu bibazo, ahubwo ujye utinya kubicumuriramo, ujye wirinda kubicumurira mu bibazo. Naho ubundi nyuma y'ibibazo harimo ibyiza gusa. Nshimye Imana ko yaduhaye inzira nziza yo kugira ngo tubone ibisubizo. Ntabwo Imana yifuza kugera ku gisubizo ukiri umwana wo kurira, ukiri umutesi. Ahubwo Imana yashaka kugira ngo ukamire iki, ubone ko ibisubizo bizakugirira umumaro. Rero kuba umukristo bihe byose nta kindi bisaba. Reka twubwire intambwe zo kuba umukristo mwiza, intambwe zo kuba umukristo ushitse, intambwe zo kuba umukristo udahindagurika, intambwe zo kuba umukristo w'ibihe byose. Ndaza kuvuga intambwe 9 gusa. Intambwe ya mbere, kugira ngo ube umukristo udahindagurika, umukristo w'ibihe byose, umukristo mwiza, intambwe ya mbere ni ugukizwa. Abantu bakizwe, burya impamvu abantu bahindagurika nuko badakijijwe. Tubabona baririmba ariko ntibakijijwe. Abenshi tubabona bavuga ubutumwa ariko ntibakijijwe. Birababaje ko dufite abahanuzi badakijijwe, tubona abahanura ariko harimo abadakijijwe. Tubabona basenga, harimo abadakijijwe. Nusenga ariko nakizwe. Abenshi tubabona bafite ibikorwa byiza byo kwita ku bantu ariko ntibakijijwe. Ashobora kukugaragariza urukundo ariko adakijijwe. Ariko ndakubwira ngo
umunsi umwe azahinduka, kuko nanone kuko adakijijwe. Intambwe ya mbere ni ugukizwa. Intambwe ya kabiri ni uko ufite ubuhamya. Nyuma yo gukizwa ugomba kurinda ubuhamya bwawe. Daniyeli ibice 5:14 ngo umwami aravuga ngo numvise ko ukoreshwa n'umwuka w'Imana kandi ko ufite ubushobozi n'ubuhanga n'ubwenge bidasanzwe. Uyu ni umwami wabivugaga abwira Daniyeli, numvishije ibyawe. Ese wabumva ibyawe? Abumvishije ibyawe bumvise ko ufite umwuka w'Imana, bumvise ko ufite ubwenge nk'ubw'Imana. Ese abantu bavuga ngo bumvishije ko uri umunyabwenge ushobora guhangura ibyananiranye? Ni ikibazo cyane. Ugomba kugira ubuhamya. Umukristo udafite ubuhamya ntabwo ari umukristo. Umukristo ushidikanwaho ntabwo ari umukristo. Umukristo uhindagurika ntabwo ari umukristo. Intambwe ya gatatu, ugomba kubaho mu buzima bwanga ibyaha. Gukizwa nibyo, ariko ugomba kwiyubakamo ubuzima bwanga ibyaha, ubuzima burwanya ibibi. Yosefu kubwo kwanga ibibi yambitswe ikanzu ishushanya urukundo, yambitswe imbaraga mu nzu y'imbohe, yavanwe mu nzu y'imbohe yicazwa ku ntebe isumba izindi kubera kwanga ibibi. Abantu nibanga ibibi Imana izabazamura, kuko nibizamura izabahanandura. Niba ushaka kuzamuka icishe bugufi, wemere Imana izakuzamura. Wanga ikibi. Nta muntu ukomezwa no gukora ibibi. Urabikora ukazamuka kanya gato, ariko ntuzatindayo. Abantu kuvuga ngo uzicisha umuntu ubona uzamuke mu ntera ujye ku murimo we, wowe sinago uzapfa, uzahanandukaje. Gusa Imana izakoresha ibindi bintu guhanandura. Ariko nuzamurwa n'Imana uzabayo paka igihe Imana izongera kuvuga ngo ndabishaka ko noneho uha abandi umwanya, ko byose biri mu kuboko k'Uwiteka. Intambwe ya kane ni ukugira ubwenge. Twari tumaze kuvuga mu gitabo cya Daniyeli ibice 11. Hagati mu gihugu cyawe harimo umugabo ukoreshwa n'umwuka n'ubwenge nk'iby'Imana. Ese abantu wowe bakubona ko ufite ubushobozi cyangwa babona ushoboye kandi nangwa kubona ko ushoboye kandi udashobotse? Abantu bagomba kukubona nk'umuntu ushoboye kandi ushobotse, kuko hari abantu babona bashoboye ariko badashobotse. Hari n'abadashobotse badashoboye. Imana tubabarire, tubeho dushobotse kandi dushoboye. Imana ishaka abantu bashoboye kandi bashobotse. Ntabwo ishaka abantu bashoboye badashobotse. Isi yuzuye abantu bafite ubushobozi bwo gukora ibintu runaka, bafite ubushobozi bwo kugera ku bintu runaka, ariko badashobotse. Bizarangira babaye ubusa. Intambwe ya gatanu. Intambwe ya gatanu niyo dushaka kuganiraho, no kwimenyereza ubuzima busenga, gusabana n'Imana. Aha bitugaragariza ko Yosefu yagiraga inzozi. Yosefu afite umwanya wo gusenga, ahantu hose yagira umwanya wo gusenga kandi atiteranije n'abantu. Yagiraga umwanya wo kwerana n'Imana kandi rwose akerana nayo abivanye ku mutima. Hari abasenga kugira ngo abantu bababone, hari abasenga kugira ngo abantu babumve, hari abasenga kubera inyungu zabo, ariko Yosefu yasengaga kugira ngo Imana yumve. Yabwiraga Imana ibye,
yasabanaga n'Imana. Intambwe ya gatandatu no kwimenya. Ni ukwimenya ko kwangwa n'abantu ari wo mugisha wawe w'ejo hazaza, ugakomeza kubagirira neza. Kumenya neza ko kubana n'abantu ari wo mugisha wawe kandi ugakomeza kubagira neza. Iyi ni intambwe ya gatandatu. Kwangwa n'abantu. Aha, murakoze cyane. Turi ku gice cyiza cyane kitubwira ku ntambwe ya gatandatu. Intambwe ya gatandatu tubwira ngo kumenya neza ko kwangwa n'abantu, abantu bakakwanga, ari wo mugisha wawe. Ni ukuri w'ejo hazaza kandi ugakomeza gukora neza. Ntugahangayike, ntugatinyishwe nuko abantu bakwanga, ntugacike intege ko abantu bakwanga. Kukwanga niwo mugisha wawe w'ejo hazaza. Uzasubiza amaso inyuma mu mugisha Imana yaguhaye, uzasanga hari aho Imana yaguhaye umugisha unyujije mu bakwanga. Bya bindi wari ugiye gucikaho intege, uvuga ko bikugoye, uvuga ko bikuruhije, ari by'Imana yakoreshe kugira ngo bikuzanire umugisha. Na Yosefu twabibonye, iyo atangwa na bene se bakamugurisha, iyo atangwa na muka Potifa akamugambanira akajya muri gereza, yashoboraga kutagera kuri iriya ntebe ngo yicare ku ntebe y'ibwami. Rero abatwanga niwo mugisha wacu. Nubona hari abakwanga, uzabwira bashiremo imbaraga, bashiremo agatege, babikore cyane, kuko bazaba gusunikira mu mugisha Imana yakugeneye. Cyo ni ukuri. Ni na mpamvu turavuga muri Yohana ibice 15, Yohana bivuze neza, murongo 18, murongo 19 avuga ngo abisi ni bakwanga. Abisi ni babanga, mumenye ko ari nge babanje kwanga. Aho ni Yesu abivuga. Iyo mu babisi bari kubakunda nkuko bakunda babo, ariko ni muri abisi, ahubwo narabatoranije batandukanya nabo, nicyo gituma babanga. Impamvu babanga nuko mwatoranijwe mutarabisi, muri ab'ijuru. Mwihangane rero, wongera wibuke ko abanzi bawe arizo mbaraga zawe. Abanzi bawe nizo mbaraga zawe. Niyo mpamvu twavuze ngo niba ushaka amahoro, ukunda amahoro, uzabwire abantu bakwanja ari benshi, kuko umugisha wawe ariho uzawukura. Ntambwe ya gatandatu, kudacika intege no mu bihe bikomeye. Iyi ni intambwe yafasha umuntu wari wese ko umukristo ukuriye, umukristo uhamye, ntabwo ukwiye gucika intege. Nubwo ibiguca intege ari byinshi muri iyi si, ntugacika intege. Yakobo niwe wabivuze neza, aravuga ngo uwihangana ihangane ageze imperuka. Hahirwa uwihangana akageza imperuka. Ntugahagarare kuko wananiwe, ahubwo uzahagarare kuko urangije ikivi cyawe. Ntukigere ukora ngo niwumva unaniwe uvuge ngo ndarambiwe ndahagaze. Ntugacike intege, ahubwo uzahagarare kuko warangije. Ni na Imana dushaka gukomeza kugerageza. Nigeze kubivuga, n'ubu ndacyabivuga, ngo nubona ibikomeye bije ujye wibuka ko hari ibindi Imana yagufashijemo. Nubona hari abaguca intege kutazabishobora, nawe uzabicaza ubabwire ngo iby'Imana yamfashijemo nta ruhare mwabigizemo. Niba kwereka ko hari impamvu 2, 3, 4 zatuma udasoza utageraho, uzabereka impamvu 1000 zerekana imbaraga z'Imana zagushoboje na bya bindi byari bikomeye. Uracika intege, iby'Imana yagufashije, yagufashijemo ukabigeraho, ntabwo ari byinshi kuruta ibyo uri mu munsi wa none. Intambwe ya 8. Intambwe ya 8, nubu ugomba kubaho mu buzima bufata ibyemezo, kandi ibyemezo bizima. Ubuzima bufite intego.
Pawulo yabivuze neza mu Efeso 5:15 aravuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge. Abantu bakwiye kuba bafite ubwenge bakagenda n'ubwenge. Twabivuze kenshi ko ubwenge ari ubushobozi bushoboza umuntu uwo ari we wese kugera ku kuri, gukoresha ukuri no kumenya icyiza n'ikibi. Aho twabitandukanije cyane n'ubumenyi cyangwa se ubuhanga ubwo turahura ku bantu tukaba twabwiga, tukaba twabana n'abazi ibyo bintu tukabibigiraho. Ubwenge twavuze kenshi ko buva ku Mana, ariyo mpamvu abantu benshi bashobora kumenya ibintu byinshi, bakagira ubuhanga, bakiga amashuri, ariko baba badafite ubwenge bahawe n'Imana. Ugasanga babaye ubusa, ugasanga nta cyubahiro bafite, ugasanga imishinga yabo yarapfuye kuko nta bwenge bafite. Ubwenge butangwa n'Imana. Rero kugira ngo ubeho utajegajega, uri umukristo w'ukuri, ugomba kuba ufite intego, ugomba kuba ufite ubwenge, kandi ubwenge tubusaba Imana. Nta wundi muntu waguha ubwenge uretse Imana, tubusaba Imana. Rero niyo mpamvu ugomba kugira intego, ukamenya aho uhagaze, aho wavuye, ukamenya n'aho uri kujya. Nta mukristo ujarajara burya ntaragera ku rugero. Intambwe ya 8. Intambwe ya 9 ariyo tuza kurangirizaho, no kubaho ufite umutima wo kubabarira. Umukristo w'ikinzika uwo ntabwo ari umukristo. Yosefu amaze kugera mu bisubizo, Yosefu amaze kugira ubuzima bwiza, nicyo gihe yaragezemo cyo kwihorera. Ariko nicyo gihe nanone Yosefu yafashe aravuga ati ndabababariye, ahubwo ibyo mwankoreye mwebwe mwari muzi ko mugiye kungirira nabi. Kumbe wari umugisha. Kumbe Imana yarabakoresheje kugira ngo tubone ibyiza, dukize benshi. Ni nayo mpamvu inzara yarangiye, niyo mpamvu mudafite inzara, niyo mpamvu mbagaburira, niyo mpamvu mwamboneyeho umugisha. Kandi mwere gutinya, nzabagaburira n'abana banyu. Aha Isa amaze gupfa, bigira inama yo kubwira Yosefu, baramubwira bati papa wawe atarapfa aravuze ngo uzatubabarire. Burya yari imitwe yo kuvuga ati none bizagenda gute, tuzamusaba imbabazi gute, reka yenda tuvuge ko papa yasize abivuze. Bene se baraza rwose bati atarapfa yavuze ngo uzatubabarire icyaha cyacu. Yosefu atoya mwitinya, ndi kumwe namwe, nzabana namwe, mwere kutekereza kuri kiriya cyabaye, ahubwo niwo mugisha. Burya Imana yarabakoresha kugira ngo mbone umugisha. Umukristo w'ukuri arababarira, abaho mu buzima bubabarira. Nigeze kubabwira ko hari umuhanga wigeze kuvuga ibintu 5 biranga umugabo nyamugabo. Kimwe muri byo, umugabo nyamugabo agomba kuba adafite ubwoba. Icya kabiri, umugabo nyamugabo agomba kuba ashakisha ubwenge buri munsi. Icya gatatu, umugabo nyamugabo agomba kubaho ashira mu gaciro. Gushira mu gaciro ni ukubaha abandi, ugaha agaciro abantu bose. Icyaka n'umugabo nyamugabo agomba kubaho yitanga kandi akitangira abandi. Icya gatanu, umugabo nyamugabo agomba kubaho mu buzima bufata ibyemezo by'umugabo, icyemezo nk'umugabo. Nanone twibuke ko ifi yaremewe kuba mu mazi, iyo ivuye mu mazi irapfa. Umukristo nyamukristo yaremewe kugira ngo abeho mu buzima budahindagurika. Umuntu agaragara neza iyo ari mu bibazo, mu gihe yahuye n'ibigeragezo, kandi abantu niho bamenya ko afite ubushobozi, ni naho abantu bamenya ko afite ubwenge. Niyo mpamvu tuvuze ngo muri izi ntambwe 9 zo kuba umukristo udahindurwa n'ibihe, udahindurwa n'iminsi, udahindurwa n'ibigeragezo, udahindurwa n'ubuzima bwiza, dore ko n'ubuzima bwiza abantu bahindagurikiramo, udahindurwa n'amahirwe yabonye, udahindurwa n'uko Imana yamuzamuye mu ntera, udahindurwa n'uburwayi, udahindurwa n'ibibazo. Muri izi ntambwe 9 uzujuje wabura umukristo utahindagurika.
twababwiye intambwe z'umukristo uhindagurika, twabwiye ingero z'abakristo bagenda bahindagurika. Uyu munsi akaba ari mwiza, aje akaba mubi, uyu munsi agahindagurika. Uyu ntago ari umukristo. Reka mabwire inyungu 6 gusa ziranga umukristo mwiza, inyungu zo kuba umukristo w'ibihe byose udahindagurika. Yosefu twabonye ko atigeze ahindagurika. Inyungu ya mbere, usigwa icyubahiro. Imana iguha icyubahiro. Icyo ni ukuri, iyo udahindaguritse Imana ikwihera icyubahiro, abantu bakakubaha. Inyungu ya kabiri, ugira ubuzima bwiza mu buryo bwo mu mwuka no mu buryo bw'umubiri. Imana iguha ubuzima bwiza mu buryo bwo mu mwuka n'umubiri. Icya gatatu, gusaza neza. Burya ni byiza ko umuntu asazana amateka meza. Hari aho ugera umuntu yasaza, yaba yapfuye bakabura n'ubuhamya bamuha. Imana ishimwe ko abasaza basaza neza, abakecuru basaza neza, abagabo b'ibishongore basaza neza. Tuzubaka amateka azatuma tugenda tuvugwa. Na n'uyu munsi wa none Yosefu aracyavugwa nk'uwagize amateka meza. Aburahamu yarapfuye kera, ariko hari amateka meza avugwa. Dufite abantu benshi muri Bibiliya bagiye basazana amateka meza. Natwe tuzaharanire gusazana amateka meza. Ntabwo tuzaba mu isi nk'umusozi, ariko urahirwa kuri wa munsi niba abantu babone ibyiza avuga ati yatugiriraga neza, yatwigishirije abana, yaradusasiraga, yaraducumbikiraga, twaburaga kunyu akaduha kunyu, twaburaga mituweli akaduha mituweli, yatugiriye neza, twajyaga kuburara akatugaburira. Ni byiza. Ariko hari igihe umuntu apfa akavuga ngo Imana ishimwe ko yari igisambo hano ku musozi turamukize, yari umugambanyi, yari umwicanyi, bana bacu bavuye mu mashuri kubera we, yari yaratugambaniye, abantu bari muri gereza kubera we. Uwo ni umuvumo, ntabwo ari umugisha. Inyungu ya kane ni ukuzamurwa mu ntera. Burya Imana igushira hejuru. Iyo wicisha bugufi Imana igushira hejuru. Iyo ubayeho uri umuntu udahindagurika Imana igushira hejuru. Inyungu ya gatanu, ugira umugisha na nyuma y'umubabaro. Twamaze kubona neza ko umugisha wose unyura mu bibazo, unyura mu mubabaro. Gusa abantu benshi umugisha bawanga, umugisha bawuhagarika kubera ibibazo. Tujye dusaba Imana rero kugira ngo idufashe dusobanukirwe ko kunyura mu bibazo ari umugisha uri nyuma yabyo. Uko uca mu bikomeye ni nako uzahura n'imigisha myinshi ikomeye cyane. Cya gatandatu, inyungu ya gatandatu, n'ubugingo buhoraho. Burya rero umuntu washoboye kwihangana, umuntu washoboye kuba umukristo udahindagurika, aba afite ubugingo buhoraho. Imana iguhamagarira kuba umukristo bihe byose. Ya ndirimbo yacu ngo nge ndi umukristo nzahora ndi we. Umukristo w'ukuri ni ukurikiza iby'ijambo ry'Imana rivuga kandi akabikurikiza. Imana ishaka abanyamasengesho badahindagurika. Ikeneye abavugabutumwa badahindagurika. Ikeneye abapastori, ababishop badahindagurika. Abahanuzi badahindagurika. Abakristo badahindagurika. Umuhanga umwe yaravuze ngo utangira wandika amateka bikarangira washizeho akadomo. Haranira kuzatangira amateka y'urugendo rw'ubukristo bwawe bizarangira ushizeho amateka meza ko wabaye umukristo mwiza mu ijuru. Ijuru gutangira ubuhamya, n'ijuru gutangira ubuhamya, isi gutangira ubuhamya, n'ijuru gutangira ubuhamya. Yazaba ari umunezero. Burya kuba umukristo w'ibihe byose udahindagurika ntibigoye, ntibinakomeye, kuko Pawulo yaravuze neza, yavuze ngo nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yesu yavuze neza avuga ati simbasize mwenyine, nzabohereza umufasha ubakwiriye. Dushima Imana ko yatwohereje umufasha. Igishimishije umufasha, turi kumwe nawe, agendana natwe, aturanye natwe, atuye muri twebwe. Ntidushobora kubaho tutamufite. Utamufite ntabwo yaba umukristo mwiza. Umufasha ukwiriye ni Umwuka Wera. Dushima Imana ko azadufasha muri byose. Ko yaravuze ngo nunyura mu mazi ntazagutembana, no mu birimi by'umuriro ntacyo bizagutwara. Uwo ni umufasha ukwiriye. Uyavuze ngo azabana natwe ibihe byose, ari kumwe natwe ibihe byose. Baho mu buzima bushimisha Imana ibihe byose.
nta rwitwazo na rumwe ruzabaho imbere y'Imana. Biragoye ariko birashoboka. Ni ukuri biragoye ariko birashoboka. Dushima Imana kandi turishimye kubona namwe muri zinyigisho zidukangura ko abakristo beza bibihe byose, kuko ijuru naryo ryifuza abakristo beza bibihe byose. Nunyura mu bibazo ukomeze ube umukristo mwiza, mu burwayi uzakomeza ube umukristo mwiza, Imana yaguhaye umugisha uzaba umukristo mwiza, wabyara utabyara ukomeze ube umukristo udahindagurika, wacuruza ugahomba, wacuruza ukunguka ukomeze umukristo udahindurwa n'ibihe, wahura n'impanuka komeza umukristo udahindagurika udahindurwa n'iminsi. Imana yakuzamura mu ntera ikaguha akazi, komeza umukristo udahindurwa n'iminsi. Wabura akazi kandi warize, komeza umukristo udahindurwa n'iminsi. Ibiza byaza bikanyura mu byawe, komeza umukristo udahindurwa n'iminsi. Wagira amafaranga utayagira, komeza umukristo udahindurwa n'iminsi. Nicyo Imana ishaka kandi izabiguhembera. Abantu bakugirira nabi bakugirira neza, komeza umukristo udahindurwa n'iminsi kandi wige kubabarira ibihe byose. Ndabashimira rero mwe mwakurikiye icyisho cyacu, kandi Imana yaduhamagara ko abakristo badahindurwa n'iminsi. Reka dusenge Imana ariko umutima wawe wongera utekereze kubanye n'Imana yawe, usaba Imana yawe iguhe gukomera nkuko twaganiriye. Reka dusenge Imana. Mana nziza, turagushimiye, turaguhimbaje, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ushimwe kubw'uyu munsi, ushimwe kubw'abakurikiye icyigisho cyacu, kandi ukomeze utwigishe, ukomeze udufashe, ukomeze ufate imitima yacu, ikomeze turinde kuba abakristo bishushanya, turinde kuba abizera batazi aho bava n'aho bajya. Uduhe gukomera, uduhe kudacika intege, kuko iduca intege ni byinshi, kuko muri uru rugendo twavuze ko ibigeragezo ari kimwe mu bice bigize ubuzima bwacu. Jya uduha gukomera kandi ujye uduha imbaraga zo kunesha ibitugerageza. Dusengeye buri wese kandi dusengeye abatwumva, abo turi kumwe nabo, abatureba, abo bose ubaha umugisha. Byose bikora twashima izina ryawe rikomeye cyane, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bye bye.